uyu muganga twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kuri aratuvura amaze kutuvura atwemerera yuko twemerewe no guhabwa umutungo amaze kutwemerera guhabwa umutungo nkuko nabibasobanuriye we na madamu mwagiye inama nyuma y'inyatsi. Yego nyuma y'inyatsi ubwo ngubwo atwemereye ko tugomba kwemererwa umutungo biba ngombwa yuko adusaba gutegura iki gikoresho tugomba kwakiramo uwo mutungo tumaze kohereza ari amafaranga 500 kugira ngo twemererwe guhabwa miliyoni 100 nkuko nagomeje kubibabwira. Aya mafaranga mutayabonye? Aya mafaranga tutayabonye ubwo ngubwo haba harajemo kutubeshya ariko mfite ikizere cyuko amafaranga tugomba kuyabona kuko ibyo yadukoreye atuvura byonyine byamaye ikizere cyo kumwizera. Ni igiki wizeye yagukoreye wenda akaba ati nibi ngibi biraje? No kuvuga ngo muri icyo gihe ntegura kumuhamagara nkibona kuri channel YouTube nkamuhamagara nari umuntu utakibona n'amafaranga 100,000 ariko muri icyo gihe anyemereye ko nimbona 500,000 nzahabwa miliyoni 100 narashakishije ndazibona babyampaye ikizere cyuko nibindi ngo ukagera kubona amafaranga mu buryo butandukanye. Siko bimeze mama? Niko bimeze. Ukagera ukavuga ati uyu muganga none n'ibindi azakora nzabyemera. Ni rwose pe. Noneho byadore ikizere tuma tubyizera nk'ukuri. Wazitubwanga amasaha yawe. Amasaha yatubwiye rero yambwiye yo kumuhamagara ndabona ageze mwampa umwanya nkamuhamagara hagira nkabasha kugira ute kubahiriza ubwo twicara twicara tudahagaze umbabare ukomeze undebere undi kureba nama initara tubugurize hamagaje ingisimu kadita ihamaye inyatsi amayinitarabuze nama initarabuze mukanyerezo zirabura amayinitara hari amayinitara ariko agashya nuko noneho na muganga atari nahano ubundi abandi tujya ku bicumbi byabo tukajya he na he. Yambwiye ko ngomba gukora ibyo nkorera mu rugo rwanjye kuko ariho ngomba kwakirwa umutungo. Alo muganga. Yego babyeyi muratwumva nari ya masaha mwampaye yarageze igikoresho nagiteguye nari ngifite. Narindi kugira ngo munzamurire umutungo nkuko mwawunyemereye. Yego babyeyi. Yego yego. Oya babyeyi nkomeje gutakamba n'ubundi nkuko mwangiriye ikizere mukanyemerera umutungo. Ni abanyamakuru nahamagaye kugira ngo uyu mutungo nintangira kuwukoresha abantu batazibaza aho wavuye bazaba batanga buhamya muri nabo bigaragare no kuri kamera. Nagize impungenge z'uko nshobora gukoresha uyu mutungo bakaba bankurikirana bibaza aho ayo mafaranga nyakuye cyangwa ari amakorano. Isi yose irimo irakurebamo isi yose babyeyi mwaramutse abanyamakuru muvugana isi yose iragukurikiye rero ubu tuguhanze amaso niyo dutegereje. Yego turabumva babyeyi. Yego ndagifite nagiteretse imbere yanjye. Yego arambikaho ibiganza. Hari amazi kureka. Yego muvugane. Yego ndakumva. Turakomeye cyane. Yego Yego turakumva babyeyi turabumva babyeyi. Yego ngifungura. Banurebe za numero mwambwiye ndazifite babyeyi. kirimo amafaranga arimo hano hantu rwose nganga badukurikiye mu kwibona kamerama. Yego za numero ndazifite kuri buri bwoko.
yego babyeyi guhuhaho kameramani reka abantu baye ibihumbi bimbarire neza 8,500 ibyo biri mu kameramani. yego babyeyi nari mbirangije guhuhaho no gutereramo twabikoze neza. yego ngaho upfundikira uvuge ngo ababyeyi gutungana ni ukwanyu upfundikira kandi ugerageza umwuka ntutambuke. babyeyi gutungana ni ukwanyu twishimiye kwakira umutungo. ese mubona ntabwo muzabaryaniramo yego reka mpfundikire mubona butunze bihindutse akavuga ati ngabo wanjye reka ndengo oya rwose ibintu biteye ubwoba. naragenze ndabona agiyemo ibihumbi 8,500 afashe isikoci arimo arashyiraho aya mafaranga ushobora kuba ariho umuti. aya amafaranga rero yakoye mugabo aya mafaranga ni ngewe wayashatse yambwiye ko ngomba kuba nyafite azambwira umuhango nyakoreraho umunsi wo kwakira umutungo uri uriya muhango turiya tunomero yavugaga se ngo yaguha inomero yego babyeyi ndimo ndafunga neza hari siko ngize ngo ninjye ukize turebe ibi bintu abadukurikiye mwese amazi akorekara kameramani ari gufunga kugira ngo abantu babonye ko arengeye gukora ko sinakora ahantu nta mafaranga yakora ukica umuti wa muntu. yego moga ibi ngibi byose ntabwo ndimo ndabyemera kereka mbyibonera. ndakumva arimo arabikora none se muga izi mbaraga muzikura he koko izi mbaraga muzikura he wari umukurambere ntago ari ba bandi muba mwarasigiye ibyanyu. uyu mugabo n'umudamu we natwe twese duhanze amaso kurekara dufite n'ubwoba ariko nasoje gupfundikira ababyeyi nafunze neza namiramije ntaho umwuka uhita. icara hasi umudamu agiye yicaye kameramani igira imbere akimukorera urabona ko yicaye gira vuba mugabo twire sarakibasha ari na bi yego babyeyi twabirangije namukoreye. amagambo uravuga njye nyasubiramo. babyeyi twakiye umutungo tuzakoresha uyu mutungo neza ntabwo tuzawupfusha ubusa tuzafasha imfubyi n'abapfakazi abatishoboye n'abakene kandi tuzubahiriza kujya dusenga mu itorero cyangwa idini dusengeramo tuzakomeza umuhango wo gusenga. rero ukuntu ibi bintu bimeze bageze nk'abanyamakuru se bamwe bajya basarara cyangwa nk'abandi babigize umwuga. yego babyeyi yego babyeyi yego twarambitseho ibiganza babyeyi. yego babyeyi yego babyeyi yego kameramani agiye gufungura reka turebe ibi bintu. yego babyeyi reka mfungure wibuke ko aha hantu isi yose duhanze amaso. reka turebe kameramani igihe umuriro rwose abantu bareba ibi muganga bintu. uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze mugabo ari gufungura amafaranga araza koko turayabona ntituyabona
inote zuzuyemo Tuvura agace gake ugashwa hari ibintu ntabwo bibaho hari ibintu ntabwo bibaho muganga ukoze ibitanga ntabwo nkora hari we amuvuze impundu babyeyi hari ibintu ntabwo bibaho turabashimiye babyeyi murakoze cyane kameramani abantu badukurikiye muhanga amazi kuri kamera babyeyi n'ubukene yego babyeyi imwe buri noti ntunyuranye buri noti y'igihumbi yase baretse gupfundira dufata moga yego babyeyi numiwe inoti imwe kuri buri bwoko yego babyeyi mfunge tujya abafunge yego babyeyi barazishyira aha ngaha kameramani dore ngaya hari ubona titiro cyumva nafata nanjye ndi gushyirwa mu gufata amafaranga rwose aha hantu muganga wafataho imwe se nanjye yego abanyamakuru uko twumva twafata natwe kamwe kamwe twafataho kamwe kamwe ko natwe turi ba saa kintu akoramo duhereze ndashaka inote y'umutuku ariko nkuremo kamwe nkabahereze kamwe konyine nka bitanu wa mugabo ama bitanu wo yambaye mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo hako nawe uziko wagira ngo naguze mu mutwe wari gufata bitanu nibyo mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo kameramani reba rwose babyeyi turanezerewe cyane turabishimiye babyeyi uretse mubazi tujyana umutungo ku gitereko cyacu babyeyi ngo bafite icyo bashaka kukubaza muganga ukoze ibitangaza abantu badukurikiye barabibonye ariko nanone reka nkwibarize abadafite amafaranga ndabona kuyabaha ese abarwayi barabuze abantu babavura bari mu bihugu bigiye bitandukanye ubigenza utujyane bore amafaranga yawe ugaterera tujyane umutungo wacu ndagira ngo no kuvura uravura tureke n'ibyo gutanga n'abari kure aricara hano twicare hano bwira twicaye tugutezeho atari abantu sobanurira hari abari kutira bari mu mahanga ya kure n'abari i Kigali mu Rwanda ndakumva cyane uravuga uri umupfu ngo imyaka magana angahe ngo imyuka magana angahe ni imyaka ni imyuka abantu barwaye se urabavura muga usibye gutanga amafaranga abantu barwaye urabavura waduhe muganga twumve ugashwawe mwiriwe uriya muga tubonye ibitangaza bibereye hano yego ese n'abarwayi bari kure n'abari inaha mu Rwanda n'abari muri Kongo n'abari hose hagiye hatandukanye nabo murabavura cyangwa mwitangira amafaranga gusa mwabyumvisha kandi mwabyiboneye ko imbaraga zikora ibyo ngibyo atari izanjye mu by'ukuri izo ni imbaraga z'abakurambere kwakira umutungo bikomoka kuko wari ufite inyatsi ukavugwa inyatsi igakira inyatsi ikize aho waba uri hose uvura atari ngombwa yuko niriwe ntegaza kubera iyo umuntu ari mu mahanga ari sefase ibyangombwa ushobora no kurwara kubera kubura ubuzima icyo nkora nkohereza ifoto yawe nkakuvura nta kibazo atari ngombwa ngo ndaje so ntabwo rero ari ugutanga umutungo gusa n'ubuzima turabutanga turavura tuvura indwara zananiranye amarozi amashitani abagore batabyara inyatsi
ibyo mwabyiboneye uko tubibura nuko bigenda ku wavuye inyatsi impamvu tuvura inyatsi rero umuntu tukamuha n'umutungo ntaho hajyaho umwana ureke kumugaburira uvuye inyatsi ababaye mushya niyo mpamvu niba inyatsi ikize kimubwira ko yakize ari amafaranga tumuha yo gukoresha yajya abakurambere yo gukoresha kugira yivane mu buzima yari arimo bwa gikene niyo mpamvu umuntu iyo mwumva avuga ngo arafite inyatsi barayivurira akira aba yahawe umutungo wo gukoresha amafaranga kubaye none se muga hari n'abaribwa imitungo yabo umuntu akakunyaga isambu akakunyaga amazu akagira ibiki ibyo ngibyo mubafasha abantu bagakwambura wajya no kurega bigapfa ubusa ibi byo mubikora hirya dutanga imiti ikemura ibyo byose imanza zananiranye mu nkiko imanza zananiranye mu nkiko ziri aha ngaha hanze ugasanga urubanza rwarananiranye ni rwo rusubikwa buri gihe iyo miti turayitanga umuntu iyo bakwibye ukabona nimero yanjye ukampamagara kuko nkasanga bakwibye atari ukubeshya ibyawe biragaruka yemwe niyo byibwe kera ku buryo wabyibye yanapfuye uramumenya na byose yemwe niyo ari ibiribwa bikaba byarariwe uwabyibye akaba agiyeho arabizana gute se twishyuriza n'abambuye none se njyewe ndashaka uretse gatoya umva yengeye kugwinomera aba boss bamwe na bamwe bagenda baduhemukira none uze tubikaragamo umuti noneho nanjye nzagira imitungo nanjye igitanduka andika nimero 07 uretse bikihu minani ine uretse gatura gatatu uretse nubwo birimo turabikodinga ndayiguha nyine minani nine 3 iminani ine 3 3 iyo nimero ni ya WhatsApp yego niyo nabashije kujya kuvura ababuze atari abanyamahanga kuko abanyamahanga bo birabicamo n'imbaraga z'abasaza kuko ubu turi kuvugana ngewe mutari kumbona aho ngaho ntabwo nari kuhaza mba nagiye kwirimbi kugira mvugane n'abakurambere nagize inshingano z'umuntu wansabye icyo ashaka kugeraho reka dusoze kuri icyo kintu wowe uri mu kuvuga urinde ko twumvishije amajwi biratandukanye ngewe ni nge muganga mwavuganaga n'umukurambere namuzinda nyamuzindu cyane azaza ejo umusaza w'imyaka 200 apfuye aha sawa mugareka tuvugisha aba bantu twumva ibyabo ubwo ese turaguhamagara aya mafaranga ubu ntabwo bakongera kuyabura ntabwo bizere kongera kuyabura kimwe kuko nayo ngayo abasaza bategetse ko bavanaho bagakoresha ibyo byaba ari ukugira ngo mwebwe mwaje twabimwiyamwe muyitegereze neza ntabwo ari amakorano ngene reka bamwe amafaranga ari n'yagiye mu cyumba nagiye mu cyumba nayo muri dusigaranye makeya ubwo nanjye reka nahe baguramo akantu ko kunywa abo nakubwira ngo Imana ikurinde cyangwa waririnze abanditsemo beneri banki reka tubabaze reka tugeke muga reka tuvugisha abantu gatoya kuki yavuze ijambo ngo mujya mwibuka gusenga mufashe imfubyi n'abapfakazi n'abababaye abona ari uguterekera iki kintu aterekera gute uzi umuntu yuko umuntu ubabaye imfubyi n'abapfakazi hano hanze hari abantu bababaye abantu bajya kwa gitwaza akabemera bo bagiye mu gaturika ntago babamerera nabi nta kibazo bagomba kujya hariho hose bagasenga ya myuka yo mu ijuru yo mu barokore icyo ngira ngo basobanurire abantu mu bishima muri mumbaza hanze aha ngaha abantu bafite ubushobozi cyangwa batari mu buyobe barafata bakababwira ngo amafaranga ni amagi ya shitani umupadiri umara kuvuga ibyo ngibyo yamaze kubivuga ntatanga igiturisho bagashyiramo amafaranga abagiye kwa shitani noneho aravuga ngo amafaranga ari amagi ya shitani yarangiza bitega igiseke bagashyiramo amagi bashyiramo amafaranga amafaranga mugabo cyangwa amafaranga urakoze reka tuvugisha aba bantu mugabo urakoze ubwo nimero yawe reka nkubwire rero mbonye ibintu noneho kubyakira byanze hari ikibazo no kubajije kare hari igihe abantu babona ubutunzi
ahanga ni nk'Imana ibikweretse ubu ngubu ntago gahunda z'urugo zigiye guhinduka zigiye guhinduka cyane kuko tugiye guhindura imibereho tugiye kubaho neza kuko ibyo twifuje tubibonye nta mpamvu n'imwe yatuma tudahinduka imibano yo mu bukene mwe mubayemo mwakundanaga buri kimwe cyose cyagera neza ayo mafaranga ntago agiye kubashwanisha oya rwose pe ariko nibwo tugiye kubana karamata noneho ayo mafaranga uhawe n'umuntu utazi kandi ari muganga ufite icyizere ko muzakoresha ibintu bikagenda neza tuzagaruka nta kibazo rwose